Amazina ni Cyuzuzo Pacifique aka Mufti OG. Kubera iki Mufti OG? ni amateka maremare. Ubundi Mufti ni izina ryo muri quartier tu. Ryo muri quartier. Izina ryankujije birangira ndijyanye no mu muziki. Kuki hariho na OG? OG naje gusanga ngiye nkora ibintu bitandukanye tu. Naje gusanga ndi original kabisa. Uyu munsi waduteguriye iki? Naguteguriye hip hop old school. Hip hop school. Inkuru mamo cyangwa se ni inkuru mimbano? Just ibintu ni nka freestyle, harimo ibintu bitandukanye by'Imusanze, iki na life isanzwe n'ubuzima bwanjye tu. Niki cyatumye ukunda hip hop? Hip hop nuko ni njyana ifasha gutanga message, ubutumwa bwanjye kubugeza ku bantu benshi tu. Okay. Mufti OG. Man, je nkunda umuhate wawe my brother. Asante sana kabisa. Nkunda uburyo ukoramo ibintu byawe, nkunda uburyo ubikunda. Nkunda uburyo sinze hagize umuntu uba ufite ubushobozi akabugushoramo, nkubonamo icyizere cyane. Asante kabisa. So rero igisigaye nukuta giving up gusa, ariko man, you are talented. I appreciate it. Nuko irushanwa bari irushanwa, ariko keep going. Stage ni yawe. Okay. Undavuga MSA habasaza baturuka wijya kure najye ndeba niho mvuka 24/7 tuba twuzuye imyuka mu zice turenza abasani tugatambuka mu gace kacu kuje uburanga kuri sinyorita wahatana amafaranga bwisabwa gihanga gumijana utanga ndarahiye ugarutse meya wa muhikamba gishimo ni byose ubuzima ni danje muri iki gihe na mikasiro ku muntu nkanjye mu kirere ku miguruko niho buturo na mwanzi n'umwe hariho kungabaho ibitero unyamazi ryo haziva ku cyokezo froza njye zizaragahezo maniga umwami w'injyana ushatse nyiteki Musa ni umusizi wo kumoma jandori dumusirikare ku rugapanda barigori dumurap Yo Mufti, what's up? Fresh. Ni gutyo verse ingana? Verse ni gutyo ingana na verse 2. Niyo verse waduteguriye ingana gutyo? Verse. Okay. Ugiye kongera ijwi n'indi nyunganizi nshaka gushiraho. Hari abantu benshi bari kutureba badukurikiye, ariko sometimes iyo bigeze kuri hip hop barashakira feelings, barashakira rhythm. Biraba byiza nukora rap ifite rhythm runaka, buri wese yakora freestyle. Okay. Ese ni iki gitandukanya ikivugo gisanzwe na hip hop? Aho ngo no dushaka udufasha gutandukanya. Okay. Sasa gerageza gukora rap iri mu mirongo, kubera ko rap rabizi ni rhythm and poetry. Poetry rimo no turashaka limit. Okay. Na rhythm uzamure nijwi cyane. Oh hello baby, how you doing? We're just happy, you are blessing. Rero high, rero feel, rero cry. Ese niki kikurishije kandi ndaririmba tubyiniye beti kandi nzajya nkurata kuri street amezi 9 kugise. Ase wowe nagushimira gute ko wahabaye bigoye ukarwana byaje no kwanga ugatuzuka kwa madore sinabona igikwiye nguhonga kiretse kukubwira yuko ngukunda. Thanks to the OG, thanks to the friend Jarastafari, may your blessing. Ibyo mwakoze zakube kenshi imigisha ubuzima na keshi. Man, urakoze cyane Mufti OG. Asante.